Dukomeje rero dusoma igitabo uko ijuru ryageragejwe mu Rwanda mu mwaka w'1994, jenoside yakorewe abatutsi. Byagenze gute? Reka dukomeze dusome muri iki gitabo. Nanditse uko ijuru ryageragejwe mu Rwanda mu mwaka w'1994, jenoside yakorewe abatutsi, tubisobanure neza. Nk'uko ubibona rero, muri 1959 Abahutu bashakaga Revolusiyo, bakoze Revolusiyo 1959. Iyo Revolusiyo ikaba yari igamije impinduka. Bashaka impinduka rero nk'uko tugiye kubona mu mwanya, ariko iyo ushaka gukora impinduka ugomba kuba utaboshye. Kugira ngo ukore impinduka. Abatutsi nabo muri 1990 bashaka kwibohoza. Kwibohoza rero nibyo bashakaga muri 1990. Nabo kugira ngo wibohoze, iyo udafite uburenganzira ku gihugu ntabwo wakora impinduka. Bose rero bashakaga iki? Yaba Abahutu n'Abatutsi bombi bashakaga kubohoka mbere ya byose. Dusesengure. Revolusiyo 1959 y'Abahutu yari igamije kuzana impinduka mu miyoborere myiza uko babivugaga ubwabo. Ku rundi ruhande, Abatutsi kugira ngo bibohore nabo bumvaga ko baboshye, bagombaga kwibohoza. Dukurikije ibintu bibiri rero, bamwe bavugaga ko bashaka impinduka mu mitegekere, abandi bashaka kwibohoza. Iyo bavugaga bombi, tubona ko Abahutu bumvaga ko u Rwanda rwaba ruyobowe neza, buri munyarwanda wese aho yisanga, ariko ibintu byaje kugira udubi ubwo bangaga ko Abatutsi bataha iwabo. Urumva ubwami bwaraguye, ibyo byose narabisobanuye, barahunze, noneho bafashe ingoma. Abahutu nabo bamenesha Abatutsi, banga ko bataha. Kuri nibwo ibintu byahumbiye ku mirari. Noneho rero Abatutsi kuko nta mahitamo bari bafite, bari baragiye mu buhungiro mu mahanga kugira ngo bakize amagara yabo, ariyo mpamvu batari bafite uburenganzira ku gihugu. Aribwo iki gitabo cyanditswe uko ijuru ryagejeje mu Rwanda, aho tugereranya izi mpande ebyiri zombi, ibyabaye, ibyo Abahutu bavugaga mbese n'ibyo Abatutsi bavugaga, turebe ko uko Abatutsi baje gutaha mu Rwanda hakoreshejwe intambara, noneho n'impinduka Abahutu bavuga bagomba gukora muri 1959, ko izo mpinduka bafashe ubutegetsi nta cyabaye, ahubwo bakoze nk'ibyo abo bashinjaga bakoze. Byagenze gute? Yaba Abatutsi bari barahejwe, noneho uko babarega imyaka babayoboye nabo niko babatwaye. Ibi rero bituma dusubira inyuma ku gihe cy'ubutegetsi bw'ingoma ya cyami y'Abatutsi, aho Abahutu bari bafashwe nabi koko, ariko aho bitandukanira nuko ku ngoma ya cyami Abatutsi batari barigeze bamenesha Abahutu ngo bahunge, nubwo bavuga ngo babatwaraga nabi, ariko ntago bari barigeze babamenesha. Ariko uyu munsi tubona ko Abatutsi bivuga ko bafite imyanya ikomeye yose, ariko nanone bayoboranye n'Abahutu mu Rwanda. Ariyo mpamvu tuvuga tuti, ese ikibazo cyo mu Rwanda ni ikihe? Nivamo ngemo, ese ni urwango rw'igihe rurerure kirekire? Tugendeye ku byabaye muri 1994, tukareba inyuma ibyabaye muri za 60, muri za 70, 80 na 90, ubona ko ubu ngubu byibuze abantu bose barisanga ku by'amashuri kwiga, ariko igihe
abahutu bari baramenyesha abatutsi kwiga ko abatutsi ntago byari byoroshye, ariko abandi nanone bakavuga bati ibi ngibi bikorwa nk'ari agakingirizo kugira ngo bigaragarire buri wese ko ibintu ari bizima, ariko ndumva ibintu bitagombye kuvugwa gutyo kubera ko byibuze abantu bariga. Wenda umuntu yavuga ati ibihe byarahindutse, abantu barize amasomo, ibyo babonye byabaye 1994 n'ibyabaye iyo myaka yose, akaba ari impamvu ubona byibuze hari impinduka abantu biga bose. None rero ikibazo ni iki? Ni ukubera iki iyo myaka yashize, imyaka n'imyaka, abatutsi bategekwa n'abahutu? Byagenze gute kugira ngo batabaha amashuri babakumire, ariko noneho mu gihe abahutu bategekaga bakaba nta bukingirizo bw'abatutsi bari bafite bufatika mu myanya ifatika nk'uko wenda uyu munsi bimeze, uko abantu bavuga ngo ni agakingirizo, nubwo bigaragara. Ese ni igihe cyahindutse? Byagenze gute? Kuki nta bukingirizo abahutu bakoreshaga ku ngoma zabanje, ariko uyu munsi bikaba bivugwa ko ari agakingirizo? Ese habaye iki? Hahinduze iki? Ibi ni ibiganiro bifunguye, ngira ngo tuganire ibibazo mubisubize, turebe nta gutukana, kuko byanze bikunze hari ikizagera, imyaka narayibaze mbona ni imyaka 70, abantu bazageraho basasa inzobe babane mu mahoro byanze bikunze. Iki kibazo rero gisubize, kandi wibuke ku ngoma y'abahutu muri icyo gihe hari harimo gukumira abatutsi kugira ngo batiga, ku buryo bari barisiringaniza. Sinzi ko ibyo babyumvise, ariko abahutu bo badamaraye biga bameze neza. Turabireba rero ko dukomeza twinjira muri iki gitabo, uko ijuru ryagejeje mu Rwanda, jenoside yakorewe abatutsi uko byagiye bigenda. None rero bigaragara ko iyo abahutu bafashe ingoma bahutaza abatutsi mu buryo bukumira umututsi uwo ari wese aho ari hose. Bikaba bituma rero ikibazo cy'u Rwanda kitarangira, ahubwo kiguma kisubiramo, n'abatutsi nabo iyo baje nabo bikaba uko, kubera kwa kwihimura kugenda kwisubiramo. Ese aka gatereranzamba, gatebe gatoki, izarangira ryari mu Banyarwanda? Ariko rero twavuga tuti byanze bikunze Abanyarwanda ngira ngo barize ibyo babonye muri iyo myaka za 50, 60, imyaka y'igihe cy'ubwami, za 70, 80, amakudeta ngibyo, uri hasi uri hejuru ninde. Ngira ngo ubu noneho barize, byibuze ubu ngubu bagomba kwicara bagashakisha amahoro arambye mu gihugu cyabo, kuko byanze bikunze ubwiyunge ni ngombwa. Kandi nibaza ko Abanyarwanda bamaze kumva ko byibuze ibyo bapfa ari amoko, ariko ibyo bapfana igihugu, bagomba gushaka ukuntu bakunda igihugu cyabo n'umutima usukuye, hatarimo uburyarya, amatiku, amashyari n'amatiku n'urwango rwokamye Abanyarwanda. Ibyo byose babirenge, babivuze mu bazi bw'umuntu. Rero duhagarariye uyu munsi, tuzakomeza ubutaha turebe noneho ikibazo cy'ubwicanyi mu Rwanda hagati y'abaturage gituruka he, byagenze bite kugeza amagingo ye bikigeretse. Nabashimiye rero, naho ubutaha. Imana ikomeze barinde. Shalom, shalom, shalom.